mpamagare Chantal mubwire ko nahageze. Haro ndahantu nanjye ubu ndazi ndi ahantu mu bizu birebire n'ubwa mbere nanjye mbibonye. Ahantu ndi kubona nahazi nanjye ni ahantu muri korodoro hari hasi hari amapave ndi kubona inzu ndende ni mu muhanda ndi kubona na moto zinyuraho ni mu muhanda ndabona harimo n'ibintu by'umweru mu muhanda sinzi icyo bisobanura. Birakunda ariko reka banze menya aho ndi bugusange akazi birakunda. Si amafaranga se twumvikanye ni muri bumwe nako turabivugana nje baje bahaha. Uri mu Giporoso nose ndahagera gute? Ubona harimo ahantu h'amagobyo nayo ushobore guca pe. Yaga byakunda ndarya ntabwo nakitwa neza. Dore bana tuba dushaka uriya mwana ngomba kumutuburira nkamwigisha i Kigali. Ndabona ari umunyacyaro abana, ndabona ari umunyacyaro. Iriya baga iriya telefone byose hari ndi kubona inzu ndende y'ibirahure y'ibishushanyo n'iminara miremire ibintu by'ibyuma nyine birebire nanjye ndabisobanura. Mu muhanda naho hari ibintu biteye by'ibyatsi ibiti imodoka ziri kunyuraho n'abantu byose bigiye byanyobeye aho ndi buce gusa sinzi pe. Telefone yanjye irazimye we se ndamenya uyu munsi nabura ejo ndabura kandi abana bo mu mujyi ni ubwonko mani. Kuba mu mujyi ni ubwonko mani. Uyu mujyi ni uwanjye ndawumenyereye. Telefone irazimye kandi yarateranga ndabugenza gute mwana yanjye se ndamukura he ko naho ngaho mu Giporoso nahaze ndamukura he. Sisi bimeze bite? Amakuru mbese wabaye ko mbona utishimye? Sha umuntu arampamagaye ngo musange mu Giporoso none ndahayobera. None se wari uvuye he? Yinjiye mu Ruhengeri. Yewe ihangane bana mu Giporoso rero njyewe ndahazi hose. Wahanyetse? Iwanyu ni mu Ruhengeri? Yewe kari kure mwana. Se wabikira ute kariho umuntu aba yaravukiye? Nese birahura urahazi wenda? Ntabwo nzi n'aka gace ntabwo nzi ni ukubona ukuntu nyine mbona aya mazu najyaga yaguhamagaye? yampamagaye none na telefone iranzima nyine nabuze uko mbigenza. Ihangane tu njyewe ubwo duhuye ntugire ikibazo rwose uratungana tu. Wabikoze pe. Ndagutwarayo mbakwereke bamwita ndetse n'uve kurambura. Bamwita Chantal. Chantal umukobwa muremure usa nk'ubyibushyemo. Numvise ngo n'abantu b'i Kigali ntibamuziranye ngo bahanga. Chantal atuye hariya abandi mu Giporoso ndahazi. Zana nkwakire ahubwo ndabona urananiwe. Zana nkwakire babwira. Wari unaniwe pe ariko nyine Imana iragukunda. None tugende bakwereke. Tugende wankoreye. Ni ukuri kuba Chantal njyewe uramumbwiye ndamumenye. Chantal ni umukobwa muremure umusa nk'uwasutse nawe mba numva nyine avuga nk'abantu bo mu Rwanda. Ibi tugenda nyine makwereke genda haza mu Giporoso niho njyewe aho ngaho mu Giporoso mbwiye niho navukiye niho nakuriye niho nigiye byose ni iwacu tundahazi kabisa. Ko telefone isize imana ubundi ngiye kumuhamagara akandangira neza. Bano mazu n'aya mayira y'inaha ntabwo nayabasha pe. Yewe tugenda rwose watomboye tu kabisa watomboye. Nese telefone yawe kuzimanye? Yazimye pe. Sinzi ikibazo ifite. Nese ubu bateri ni wajima? Sinzi ntabwo nzi nimba baramaye bateri. Twebwe ntabwo nyine bitewe n'ukuntu tuba twarukuriye inka twebwe bijya tuba dufite ahantu dufeka naho tudafeka umwana nawe ko ntabwo uzivuze. Giye tugenda makwereke nkwereke Chantal rwose. Nese kuri telefone yakwiye. Yewe sha. Angane tu. Una nubwo yanaka.
ndabyishimiye pe. Mbese kuko nashaka gutwana kwikunda n'ababyinira mwana. Nta kibazo. Ye bantu ngezeyo ibindi turabivuga nyuma. Biraje tugere tubiganiraho. Cyega kimani. Twiganira kubu wagize yuri. Se nagusonjera. Ntabwo nashonze turi kumwe wapi. Suba wagenda gakimura satse gushakira ku. Utuntu tw'udufanta. Numvisha intango muteka n'ibintu nimba ari brochette nimba ari ibiki. Urabukunda? Utuntu nitwo nashaka. Ese urabura gushaka n'icyo kurya cyakubiza mu nda nk'umuntu uvuye mu rugendo ariko mu rwengero hazo. Sese wanurutse unyabura ese transport nanga kuvana Kigali ugera ni bitatu none ibazo urugero rwa bitatu kuva mu gitondo gusa atangiye mu gitondo saa moya naje na saa 12 na nyimako saa 12 bro none zigeze saa ngahe saa 5 y'icyo sawa saa kuri wana mu muto nese tugenda hara ngufatira kurya hariya mbere yuko mukwe ubona biri korohere ariko bigukora genda hara hepfo na bibi fatira ko kurya kwaje akinukwa ayo Oni na sa tarifu amavuta kujya kugaruka mu cyaro ntabwo nasubira urabona neza nta birenze byaho naba ari fresh cyane rwose nta biba birenze biba shama ntabwo nzasubira mu rugo pe mbega inzu nziza we ntabwo nzasubira mu cyaro oya ntabwo nasubira ntabwo nzasubira se nawe mbere nzakora mwese washaka ko twahajya mwese wa muntu ari hehe igikapu na telefone barabyibye mana we gusa ndamukura Hey guys, mwaramutse neza nanone ni Mr Birori. Nizere ko rwose video maze kubakorera video maze kureba eba ni nziza cyane kandi yaririmo ubutumwa bwiza cyane. Kore subscribe kugira ngo dukomeze tubane no mu zindi video. Kora subscribe wibuke gukanda ku kazogera kugira ngo niba na uploadinze video shyashya uhite uyibona mu bambere. Yego. Rero mwabonye neza ko muri Kigali hari ukuntu umuntu aturuka mu cyaro bamuhamagara ati no tuguhereza akazi akaza ahuzagurika atazi ngo arajya haravahe y'abantu bagahita bamutuburira mwabonye ibyabaye kuri uriya mwana w'umukobwa mwabonye so rero inama nabahereza kuri iyi video mu gihe ugiye mu mujyi bwa mbere ugiye mu mujyi bwa mbere ari ahantu utamenyereye ari ahantu utazi irinde kuba wahita ukora buretingana cyane n'umuntu utazi n'umuntu uje kwereka ko ni umwana mwiza uje kuganiriza wabonye yamuganiriza ngese najya herega ngo turi kumwe ngo ntacyo waba cyaruka amagorwa ikintu cyambabaje nyamukobwa natangira kwisiga urabona ngo gereka ngo ni amwereka umutima mwiza pay attention niba ugeze mu mujyi bwa mbere ba serious mujye muba serious muvugana n'umuntu uzi niba wenda na telefone igize ikibazo ushobora no kuba wakagira nk'umuntu ubona wizeye se wenda se ushobora kugira mu agent ucuruza amayinite ushobora binabaye ngombwa wanakagira n'umupolisi ukaba wamubaza